uyu muhungu ishimwe bye nshobora kuba ngiye kurikeka. Mbese byaremeye mukozi w'Imana? Waratsinze bitubwire. mpagaze ahangaha nshima Imana cyane. Ubwo nari ndahangaha umukozi w'Imana yamanuriye ko nari mfite ikizamini ku itariki 28 cya perime. Then byari bigoye cyane kuko nageze aho ngomba gukorera ikizamini ku itariki barakimanura. Ntangira kweba cyane ndavuga ati bitewe n'iki Imana yamvuzeho icyo nzi neza cyo bizaba. Nagumye gusenga Imana naniga ndakora byari bigoye. Naravuze ngo Imana iyaba perime bayandikaho mbese nyine nk'amashimwe y'Imana nabyandika. Ariko icyo mpamya neza nizeye Imana. Nagiye mu kizamini twakoze turi benshi ariko hatsindwa abantu benshi. Ariko Imana yagendanye nanjye yanyeretse ukuboko kwayo. Bantu musenga mujye musenga mwizeye kuko Imana irashoboye. Bidashobokeye abana b'abantu Imana irabishoboye. Yewe kubwanjye Mana nta kintu nari nifite nta nicyo nari nishoboreye usibye Imana yahabaye. Yarabikoze kandi n'ibindi zabikora. Amashimenshi kwa Yesu. Amashimenshi kwa Yesu. Amashimenshi kwa Yesu. Amashi ya special hano hari n'ikozi bikomeye rwose. Muyinkomera amashi special rwose. Rwose Imana ishimwe. Reka ngufashe n'ubundi amashi ya special 2 3 ibyo yakoze nibyo izakora nishimwe iteye ubwoba no kuri. Mushumba Imana ishimwe cyane. Abantu bajya bavuga amagambo menshi. Ngenda byibuka uyu muhungu umuhagurutsa hariya afite perevizwari. Izi mbaraga nimba ari niza hehe ibyo ntacyo bimbwiye. Izi mbaraga umuntu asenga akajya mu kizame cya perima gatsinda ugenda ujye kuzana nyinshi. Haleluya! Murabyibuka bamubwira ati ufite wazanye perevizwari tugenda ujye mu kizamu zatsinda. Imana yacu ihabwe cyubahiro. Amashi ya special n'ubundi 2 3 ibyo yakoze nibyo izakora nishimwe iteye ubwoba kandi irafatika siki. Imana yacu nikabura amashi twagize gute? Ababyeyi izo muntu nimba ari iz'Imana tuyihereze impundu nta kibazo n'ukuri kose. Imana ishimwe n'ukuri. Haleluya. Amen. Nanjye mpagaze imbere y'iteraniro nshima Imana. Ku cyumweru nari ngiye gusenga nsanga urusengero dusengeraho barufunze. Ubwo ndavuga ati nubundi biri mu mugambi w'Imana reka njye muri ADPR kuko njye nsengera mu baporoso. Ubwo dusanga hari mu iteraniro rya mbere turavuga tuti twakererewe reka dutegereze irya kabiri. Ubwo nkiraho ngaho twenda kwinjira barampamagaye ngo mama wanjye ameze nabi. Ndavuga ati se ko nta tike ko ntacyo ndi bukore. Ati wabura kuza ahubwo rwose nugucungira kujisho. Ndasenga mbwira Imana ati Mana ngiye kugusaba aho ntari bugere uhangerere abari wowe kumukiza. Ndasenga ntunga y'ibiganza nk'uko umukozi w'Imana yari yavuze ati kwa gatanu icyo muzajya musengera muherekeje aho ikiganza cy'iburyo kizagikira mu izina rya Yesu. Narasenze ndavuga ati mfite 1000 mugende mugura umuti. Ndasenga uwo muti barawumuha. Ngiye kumva nka saa 8 numva barambwiye ngo yakize. mu mpera Imana icyubahiro ni cyawe Mana. Kwizera kurarema no kuri. Amashi ya special 2 3. Amen. Kaduhereze Imana amashi ya special 2 3 ibyo yakoze nibyo izakora nishimwe. Imana yacu iteye ubwoba. Imana ishimwe no kuri. Ikore n'ibindi ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nanjye nejejwe no gushima Imana mu mutima wanjye. Nari ndi hano mfite ikibazo cy'uburwayi bunduhije bundembeje. Gose.
shimye Imana ko mbansengeye abakozi b'Imana bakandamburaho ibiganza ubu mpagaze ni muzima nshima Imana wowe nari mfite bwakize. Hallelujah. Kandi mpagaze nshima Imana y'iteraniro ryayo. Nukuri. Nongeye gushimira umuvandimwe Alfonsina kuko kugira ngo ngere hano niwe Imana yakoreyemo, araza arambwira dufatikanye urugendo, ubwo nawe ndamushimiye. Imana imuduhere imigisha. Nukuri. Imana ishimwe ryanjye ryari iryo. Warakize. Narakize ndi imbere y'Imana. Ndashimye Imana ko nakize uburwayi. Imana ikiza uburwayi. Imana ikiza ababyeyi. Igakiza abababaye. Amashi ya special 2 3 ibyo yakoze n'ibyo yakoze n'ibyo izakora nishimwe iteye ubwoba. N'abandi barwayi bose bakize mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha no kuri. Yego. Imana ibahe umugisha. Gose. Ubwo rero uririmbyi w'ikorasi yaravuze ngo abana b'Imana ni beza kandi ngo bambaye ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Nanjye rero nshimye Imana kubw'ubwoko bw'Imana buri hano mu nzu y'Imana. Gose. Batubwiye ngo ni igihe gitoya dukorera Imana ngo ko hari igihe kizagera ntituyikorere. Ubwo rero ikintu nashimiye Imana ageze hano ari ubwa mbere. Navuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Nitwe rya Nyaweri Makiri. Ubwo rero icyo nshimiye Imana ukubona abana b'Imana turi kumwe nicyo cyambere. Yego. Bari mu materaniro y'abera. Hano nabyumviye ku mucyo. Ejo pastor ari kuvuga ijambo ry'Imana. Arahandangira. Ubwo rero ndashima Imana ko wahageze. Urabona Imana. Ikindi nashimiye Imana mbere y'ubwoko bw'Imana narabivuze mbere ya corona ijya gutangira. Byari ibintu by'amayoberane nubwo hagati aho muri corona abapasiteri bashoboye kutubwiriza baratubwiye ngo iyi ni imitasiyo iri gutangwa. Ubwo rero ikintu nashimiye Imana ari haradutse amafaranga migira Imana umuhigo ngo Mana nzaguturira. Yego. Ituro ry'ishimwe rinzamo ry'amafaranga 1000. Rwose. Noneho nkajya ngumiza kubigambira simbashe kugera mu nzu y'Imana. Ubwo nahageze kindi nshimiye Imana gikomeye nanone nari mfite icyifuzo cyo gusengera umwana mfite yigira perime. Ubwo rero nabyo n'umuhigo nahigiye Imana navuze nzayishimira miguye uwo muhigo icyubahiro kibi cyayo kandi yamuhaye na diplome nabyo narabisengera. Hallelujah, hallelujah. Amashya special ko uyu mubyeyi waturutse ku Kamenyi w'umushyitsi yahigiye Imana umuhigo ukomeye none Imana yarabikoze 2 3 ibyo yakoze n'ibyo izakora nishimwe iteye ubwoba. Tumwerekezeho ibiganza nk'Imana ireme n'ibindi. Imana ireme n'ibindi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nta kibazo rwose. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye magaza nshima Imana. Imana ni nyembaraga. Imana n'umukozi w'umuhanga. Imana nabonye Imana n'uko kwayo mbona Imana n'umwana n'umwuka wera. Nukuri mushumba Imana ikiguha imbaraga kongerera izo ufite. Ndakwibuka. Ngewe ndibuka rimwe nkunda gusengera hano twajyaga duteranira mu Gasate nawe neranira ariko ndahakunda cyane. Ngewe Imana yakoreye umwana wanjye ubukwe. Nabonaga nta muryango murabizi ko abantu benshi nta miryango tugira nta masenge nta hepfo na ruguru. Ndavuga ngo Imana ubukwe bw'umwana wanjye bizavayo kugira ngo mbone ubukwe bw'umwana wanjye. Nkiyeba sinasinziraga sinaryaga kuva bwatangira. Nyuma nsanga mushumba profete ndamubwira mushumba ubu nta muryango ntabwo mbona ubukwe bw'umwana wanjye sinzi ko nzabona n'ababutaha. Ndashima Imana yankoreye ubukwe njyewe aho nicaye narariraga kubera ko numvaga ko bitashoboka kugira ngo nkoreshe ubukwe. Ni ukuri mu mbere Imana icyubahiro Imana yankoreye ubukwe butangaje. Icyubahiro ni cy'Imana. Naramutumiye arabutaha yarabibonye n'abandi twari turi kumwe. Imana yankoreye ubukwe nakwica nkibaza ngo njyewe utagira epfo na ruguru Imana inkoreye ubukwe gutya. Imana n'umuntu w'imfubyi uri hano n'umuntu utagira shenge na rugero nazibaza ngo bizaturukayo. Imana yo yakoze ubukwe yankoreye ubukwe bwiza Imana n'ubu abantu baracyabuvuga. None se mama nta nubwo rero bari bahanuriye ufite umwana ufunze
yaraje se kera yaraje ngo byarangiye mu Gasata yaraje niwe bahanuriye barakubwira ndavyibuka bavuga n'izina ry'umwana ufunze barakubwira ngo marayika w'Imana musohoye muri gereza we yaraje bimaze igihe we yaraje mukiri no mu Gasata niho yaje narashimye sema haleluya amen mbese icyubahiro ni icy'Imana cyangwa si icy'Imana Imana yakoze n'ubukwe byagenze neza umva cyane byagenze neza babutashye barabibonye Imana yankoreye ubukwe nari nzi ko ku munota wanyu nukuri ubukwe nongeye utagira n'igare umunamye imodokari tuvana mu rugo inadusubiza mu rugo nta n'igare ngira Imana ishimwe urumve turagushimye wa Mana we haleluya urumve turagushimye wa Mana we iyo ngayo mashina yawe izo mundu ni zawe amashyi kwa Yesu menshi cyane mu izina rya Yesu amen haleluya amen haleluya amina haleluya amen nanjye ndashima Imana ko ntabwo mfite ijwi rinini nyine muri hangana niko ringana nanjye ndashima Imana ko mu minsi yashize ariko muri uku kwezi umwana wanjye yarandwaranye araremba pe araremba Mana mbona agiye gupfa araremba ndavuga nti Mana yanjye koko ibi ni ibiki uyu mwana wanjye naramugusabye uramumpa none kubera iki arwaye ni ukuri nshimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga Imana yaranyiyeretse iranyigaragariza ni ukuri kwiyeranye turayishimiye yagikishije umwana wawe tuyihereze icyubahiro tuyihe n'amashyi ya special amashyi ya special rimwe kabiri gatatu none ntabwo ureba hano uri mu minsi yashize utuye ku Kinyoni bavuga ngo umugabo yaragutaye ngo azaguhamagara nibyo cyangwa si byo yaraguhamagaye nagaramamagara ariko no kuvuga ngo iyo shitani Imana iduha amasezerano aragenda kongera akabizirika kugira ngo dukuri cyizere ku Mana nyine Imana tuyitakariza icyizere ariko azaza araguhamagara mu izina ryande twerekeza ibiganza hano ngo umugabo amuhamagara ze kandi azazanye n'akawunga n'umuceri mu izina ryande amashyi ya special rimwe kabiri gatatu ibyo yakoze n'ibyo izakora nishimwe iteye ubwoba Imana yacu ishimwe cyane reka dusoreze kuri uyu ngaho soza gato ikindi nshimiye Imana tugira hino protocol usoze ikindi cya gatatu rero nshimiye Imana yego ni ukuri n'uyu ku Kinyoni nagize nyine ibihe bingoye bitanyoroheye nyine banyirukanye mu nzu njye n'aka kana kanjye ubu ngubu turara hanze ariko mu by'ukuri ikintu nshimiye Imana si uko turara hanze ahubwo ni uko iri joro ryakeye twagiye ahantu tujya kuhasaba icumbi Yesu we bari banyishe neza ndavuga nti Mana koko kubera iki wanyerekeje ahangaha kandi ni ku muhanda turara hanze ku muhanda twirirwa gutyo tugenda tukarara nyine ku muhanda gutyo nyine ariko Imana irakurinze Imana yandinze nijoro ndavuga nti Mana ikomeje kundindira muri ubu butayu ariko navuze nti Mana niyo njya gusenga ndagushima ko nijoro bari batwishe n'umwana wanjye ni ukuri kwiyera ni muyempera icyubahiro protokole zabyumvishe protokole murabyumva genda wicarire hariya protokole barabikurikirana mu izina ryande aba protokole bacu bagira amayerekwa cyane vuga makeya birahagije ubwo twabyumvise icyubahiro reka tugihereza Imana ikomeje kumurindira mu butayu nubwo bitameze neza nejo bikagira gute bikaje ntabwo babwiki Yesu ari hehe ubwo banibushira Yesu yavuye he tumuhereza icyubahiro n'ukuri icyubahiro ni cyawe haleluya amen amazina yanjye nimbonye umuhigo John nkaba ndi imfubyi nabuze ababyeyi mu mwaka washije nsigara mfite ikibazo kinini cyane ari mama gusa nari mfite papa nasaga naho ntago nari mufite yibiraga kundi mugore ongera ijwi tubayeho nabi nyine
twari tubayeho nabi. Imana nyine tugasenga Imana ikaturinda ikatunyuza mu bintu bikomeye ikabitunyuzamo. Nyikibura mama ndiheba cyane, ndiheba ndavuga ati ubu ngubu nzabaho uko naganirizaga mama ati n'ubu ngubu akaba yamfashaga ibintu bimwe na bimwe dufatikanya tunzabaho gute. Mama nyine mama dusize turi abana babiri, aradusiga. Akimara gupfa twaho intambara zikomeye, bashaka kudutema bukeye bwabo. Bakimara kumushyingura abo mu muryango nyine baraduhunza baratujyana. Bakimara nyine kutujyana aho ngewe nimubakira, ariko bamfata nabi. Ndavuga ati ubu nzabaho gute. Ndangije nibwo mu jondi mu kwa kane narabyutse mu gitondo ngiye guteka igikoma nyine ajyana ku kazi. Ndabyuka ndarira ati wa mana we ati nuko icyemeye kunyamura mama ubu nzajya mpamagara ndi mama. Biranyobera biranshaka. Nyikimara gushyiraho hari kwa kane saa moya banumvise uriya mukozi w'Imana mu gitondo njya kumva hajeho indirimbo ngo inzira, ngo niba ari inzira iki, inzira zawe zose Imana irazireba. Amarira ahise agenda. Nongera kumva ndishimye. Nibwo natangiye gupanga ati nzajya ku wa gatanu. Biranga ndongera ndapanga biranga. Kugezeho biremera njyayo. Nabasanze ari aha kujya mu Gatsata. None ubu ngubu Imana iramfashe. Nariraga imyenda yaranyambitse. Nabo tubana batabibona batanamimba n'amafaranga afatika. Bugezeho amafaranga niba yamba, ariko Imana ikanyambika nanjye nyine simenye uburyo bigenza. Mumere Imana icyubahiro ikomeze inkigiki. Haleluya. Icyubahiro mureke tugihereze Imana, tumutunge n'ibiganza ngo Imana ikomeze mwambike, ikomeze kwambike n'ibigoragaramye byose Imana ibigorere mu izina ryande rya Yesu. Amen. Jya kwicara, Yesu aguha umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Magazano nshima Imana, ariko mbere yuko nkomeza kuvuga hari akaririmbo nshaka kuririmba. Karamfashije cyane. Karavuga ngo amasezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana yo wamaze kuyahabwa, ujya usenga ufite kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana we yo wamaze kuyahabwa, ujya usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana we iyo wamaze kuyahabwa, ujya usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Haleluya. Amen. Kano karirimbo nakaririmbye ku itariki 21 z'uku kwezi kwa gatandatu. Nari mfite ikizami cya perime y'imodoka. Yego. Ikizami biba ari ibizami bine. Uko nicayemo nkafunga sentire nkakaririmba nkahita nsenga. Nkavuga ati Imana ibyo ngiye gukora saba ari njye ubikora, ahubwo wowe aba ari wowe binkorera, noneho ngiye ndangiza umuhango ariko ibindi wabikoze. Yego. Nari nasaraye nari kubasha kuvuga. Ndavuga ati abapolisi nibamvugisha nze kubasha kuvuga kubera gripe. Nasaraye ariko cyane. Ubwo ndasenga ndavuga ati Imana mbere yuko abapolisi binjira muri iyi modoka wowe ubahindura imitima. Yego. Sibakore ibyabo ahubwo bankoreshe ibyo ubabwiye. Yego. 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 Twari turi batatu kuri iyo modoka. Ndasenga ndavuga ati twese uko tuyikoreraho tubone perime rwose. Aba mama bari bavuze ati dukoze inshuro 5 baturya amafaranga ati magana, ati ubu nyibonye nujuje 800 mu kadomo, ataye ko sinizeye ko nyibona. Ndababwira ati rero mwaba mama mwe murazibona, mwebwe ndajya mbanza mukurikireho, ariko nzi ko turahura finali twese twazibonye. Urimo nk'umukozi w'Imana rwose. Baravuga ati surizeri rese no orazido. Ndavuga ati jewe ndabibabwiye, wenda ndambibabwiye muzi ko ndi gukina ariko turazibona twembe uko turi batatu. Ubwo rero ikizami nyine twaragikoze.
ndashima Imana ko Imana yamaye perime itantwaye amafaranga menshi make cyane rwose ni ukuri ndashima Imana pe. Hallelujah. Hari abantu Imana ibwira ngo izakorera iki, yego, bakaza bakase bizanyura mu zihenze, ariko ndi bujye mu kizami nabwiye mushumba wacu ndavuga mfite ikizami ugenda uzazana perime rwose, ako kuko nari mfite kwizera muri nge nagiye mu kizami nzi ko ndi buyikure rwose. Nshimiye Imana ibyumve, twese tuba dufite byinshi byo gushima, ahubwo sinzi impamvu ntago shima Imana kuko yaguhaye amafaranga no kuba uriho uhumeka umwuka w'abazima. Imana ihimbaza, tujye dushima Imana. Hallelujah. Murakoze cyane. Amashyi menshi kwa Yesu.